turabasuje mwebwe mwese mudukurikiye muherereye hirya no hino, dusuje abantu badukurikiye baherereye hano muri Afrika. Turabakunda cyane, buri munsi uko bwije no ko bukeye nta handi byiza ho bisanga ibyiza kabisa, ukomeza ukabisanga hano kuri zino YouTube Family Edouard. Family Edouard yazanye ibyiza cyane, buri munsi uko bwije no ko bukeye ibyiza n'ahandi ho bisanga ni hano kabisa. Twishimiye kubana namwe n'abantu badukurikiye baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, buri munsi uko bwije no ko bukeye turabakunda cyane, tubazanira ibyiza n'ahandi ho bisanga ni hano kabisa kuri channel ya Family Edouard. Family Edouard yazanye ibintu byiza, abantu bacu mukomeze mudukurikire cyane cyane. Tutibagiwe nanjye kabisa mfite YouTube channel bayita Imbuto TV kabisa, yabazaniye ibyiza cyane. Turi kumwe hano n'abatumirwa, mbere na mbere si n'abatumirwa cyane, reka tubanze twegereze nyiri no YouTube turi gukoreraho Family Edouard, abanza duha ikaze. Murakoze cyane. Ngewe uri kuvugira kuri microphone banyita Analyse Nyawe, nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane, reka twakire nyiri no YouTube channel nawe atangira twibwira. Murakoze. Murakoze cyane. Amazina ni Rushimisha Edouard, ariko YouTube channel yanje yitwa Family Edouard. Murakoze cyane. Murakoze cyane, reka twakire umutumirwa wacu. Muramureba hano, yaje kubana natwe, bamumenyereye kuri YouTube channel yitwa Apostle Gikwerere Sira TV1. Ni ahandi byiza ubisanga ni hano kabisa, mukomeze mutugane, ibyiza hano twabateguriye buri munsi ko bwije no ko bukeye, mukomeze mudukandireho kabisa. Abasaza, abakecuru, inkumi, abasore bose kabisa mukomeze mutugane. Reka twakire umutumirwa wacu. Poso, turakwakiriye muri kiganiro, tuguha ikaze. Tangire kabisa wibwira n'abantu badukurikiye kuri no YouTube channel ya Family Edouard, ugire n'ikintu kabisa witangarizaho. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Amazina ni Apostle Gikwerere Ndizeye, hanyuma tukaba tubahaye ikaze. Mwagize neza kutwizera kugira ngo tubashe gufatanya namwe muri kiganiro. Rero tukaba tubashimiye Family Edouard kugira ngo tubane mu kiganiro. Murakoze cyane abadukurikiranye, mukomeze mudukurikirane. Murakoze cyane. Uyu nguyu niwe nyiri YouTube channel, yabazaniye ibintu byiza, iri kubigisha ijambo ry'Imana, iri kugenda yigisha abantu kabisa bakomeze bamenye ijambo ry'Imana. Uyu niwe Apostle Gikwerere Sira TV1, mukomeze kabisa mukurikire. Reka nyiri no YouTube channel ari we Family Edouard agira icyo dutangariza mbere yuko tugira ibyo tubaza umutumirwa wacu. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Turabashimiye mbere na mbere ku batumirwa bacu twatumiye bakabasha kutwitaba. Twagira ngo tubatangarize guhora mudukurikirana uko bukeye uko bwije, duhora tubasangiza ibyiza bya buri munsi. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu nguyu niwe nyiri YouTube channel, bamwita Family Edouard. Family Edouard ibyiza yazanye kabisa. Ngira ngo nkubaze, butaha nakubajije ukuntu wafungura ino YouTube channel, ikintu ushaka kubaza noneho nakaye gashya watuzaniye kuri no munsi wa none, mbere yuko duha ikaze n'umutumirwa wacu, ushaka n'ikintu kabisa mu challengingamo kugira nawe isange muri kiganiro, twishime buriya mu kiganiro abantu buriya tugomba kwishima. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ikintu gishasha twabazaniye umutumirwa mushasha, ni irya mbere tugiye kumukoresha muri iki kiganiro kuri Family Edouard. Ni umuntu mwiza cyane ukundwa. Twagira rero ngo tubatangaze kugira ngo mudukurikirane, mwumve ibyiza ari budusangize twese abari hirya no hino. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uyu nguyu Apostle ndagira ngo tuganirize, ino YouTube channel Family Edouard uri kuyibona gute? Nagira ngo ugire ikintu dutangariza, ubwira n'urubyiruko rukomeze ruyigane. Urakoze cyane Apostle, gira icyo dutangariza. Murakoze cyane kuko mubivuze. Ntakindi twabatangariza, cya mbere no kubashimira ku gitekerezo cyiza cyo gusangiza amahanga ubutumwa, kuko nizo shingano cyangwa se nico kigize YouTube channel, no gusangiza abandi. Rero no gukomeza gushigikira Family Edouard mu buryo bwose, ariko cyane ngire ngo turabashimira rwose gukomeza kumukurikirana. Iyi channel ni nziza, kandi gushigikira channel nibwo bwa mbere kuza kwicara muri iki kiganiro, bitewe nuko Family Edouard ni umwana wacu, no mucuranzi mwiza, kandi ukora umurimo neza, ufite umuhamagaro n'impano ye, kandi umenya gukorera mu mpano ye neza. Murakoze cyane.
urakoze cyane ngira ngo nkubaze ino tubwiye kuri no YouTube channel ikibazo nshaka kugira ngo nkubaze ari abantu kabisa bakudukurikira buri munsi ko bwije no ko bukeye ndagira ngo nkubaze ino weho nizera ko ufite YouTube channel yawe ndagira ngo nayo uyitangariza abantu badukurikiye nayo bakomeze kabisa bisange abari kwa Edouard baze kabisa baze kuri Apostle abari kwa Apostle baze ku mbuto abava ku mbuto bamanuke kwa pilote ubwo iyi YouTube channel Ingoma TV kabisa mukomeze mudukurikirane buri munsi ko bwije no ko bukeye urakoze cyane sawa murakoze nagira ngo ibyo muvuze ni byiza channel yacu nuko bayita Apostle Gikwerere Sira TV1 cyane twebwe twibanje gutanga inyigisho cyane nababwiye ko tuzagenda dusangira mu buryo bw'umwuka n'uburyo bw'umubiri kuko gukorera Imana no gukorera imiryango yacu ibyo bizagenda bitwubaka kandi bizadufasha rwose mu butumwa bwiza hanyuma nagira ngo ubwo tujangaha kuri iki channel nagira ngo wenda simbizi numva mfite inama nyinshi nshaka guheza abantu kugira ngo dusangire iki kiganiro cyiza kuko bagiteguye ndabizi ko channel ni nziza ariko kandi kubera ko zikorerwa amakosa menshi rimwe na rimwe niyo mpamvu tuba tuza kugira ngo tubashe gufatanya gusangira namwe ibitekerezo n'ibiganiro kugira ngo dufatikanye kubaka tutagira ikintu dushobora gusitaza abandi cyangwa se abari ku mbuga nkoranyambaga murakoze cyane ubwo ngubwo aradusobanuriye kandi ni byiza cyane ikibazo nshaka kubaza pianiste Edouard kugira ngo twaguhejeje kandi ari wowe kabisa turi hano ku bwawe ikibazo nshaka kubaza ndagira ngo ubanze udusobanurire ino YouTube channel ikintu watubwiye agasha kariho ndashaka kugira ngo icyo iyi mpamvu wayifunguye kugira ngo abantu kabisa tuyimurike n'abatayizi bakomeze bayimenye nakubwiye ngo abari kwa Apostle bazazamanuka baze kwa Edouard bakandeho abari kwa Edouard baze bakande ku mbuto ndagira ngo igire ikintu dutangariza murakoze cyane sawa murakoze cyane nkuko mubivuze icyambere no gushimira abantu baza batugana icyo warumbajije no kuri ukuntu natanga imfunguro icano yanje channel yanje nayifunguye ndibaza ko wenda ari muri 2023 aho nkuko nabivuze ubushize mu kiganiro cyatambutse ariko kubijanye no kwamamaza ubutumwa nta yindi ntego cyangwa se nta politiki iri kuri channel yanje no kwamamaza ubutumwa bw'Imana no kwagurana mu mpano murabizi ko dufite abana batera imbere mu kuzamuka bakora impano zitandukanye muri ubwo buryo murakoze cyane Koze cyane ubwo ngubwo aradusobanuriye kuri no YouTube channel ikibazo nagira ngo nkubaze Apostle urareba urubyiruko rwacu rw'abahungu n'abasore twese tuba dukeneye kugira ngo twiteze imbere ndagira ngo utugire inama uburyo twakwiteza imbere bitanyuzwe cyane cyane muri channel binyujije mu bundi buryo unakomeza kutugira inama nkatwe urubyiruko dukomeze kabisa tumererwe neza urakoze cyane murakoze cyane nagira ngo mbagire inama cyane nkuko mwabyifuje icambere kugira ngo kizabafasha no gushigikirana mukore like share and comment kubera kuko umuntu burya abantu bose ntibagiriye yerekwa rimwe kandi abantu bose ntibore kwerekwa rimwe iyerekwa rizariza ku muntu umwe akarisangiza abandi rikaguka kandi buriya nta somo ritava kurindi somo rizariva kurindi somo rikava kurindi iyo ukoze akantu kaguhesha kumenya kunguka kandi uko uhaye ugenda ukora rero nkagira ngo inama ashobora gutanga mukuri ku rubyiruko icambere ubundi nta muntu w'umusore w'umujene yo umuhungu cyangwa umukobwa ugomba kuba adafite icyo akora burya mu buzima umuntu wese akeneye imbaraga kandi nta muntu udashaka gukomera ariko se wokomera gute ntashoboye ikora ariko nagira ngo wenda muri aba batangiye YouTube channel nagira ngo tubashigikire iyo tubashigikiye buriya natwe ejo bazadushigikira nigeze kubabwira ijambo bushize mbabwira ijambo ryanditse hariya mu rwandiko Paulo yandikiye abaroma Bibiliya iravuga ngo twemerane kuko natwe Kristo yatwemeye rero iyo dushigikiye iyo umuntu ahagurukanye umuhamagaro nk'uyu nguyu yagize
Imana imushira umutwaro w'ivugabutumwa kugira ngo afungure YouTube channel. Rero hari abantu baza banabona like bakananirwa gushiraho bakananirwa gukanda kubera bagasa n'abafite ishari, ariko mbabwiza ukuri nta muntu nta bantu, umuntu wese agizwe n'abantu, abantu bose babona bakande kuko nutanakanda azazamuka. Kandi uburyo bwiza nari mbabwiye ngo butuma umuntu akomera ni ugushigikirana mu kuzuzanya, umucuranzi bakamushigikira, ufite channel bakamushigikira. Umuntu wese ubonye iyo link agomba kuyikirikaho kuko nta mpamvu zo kudashigikirana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubwo ngubwo tugira inama atwigisha no kugira ngo dukomeze dukore. Ubwo ngubwo abasore, inkumi, abantu bamaze gukura, urubyiruko rwese kabisa muze kabisa dukomeze dukore. Gukora ni byiza, murumva ko ari byiza. Ndagira ngo nawe utubwire Edouard, kugira ngo ugire inama urubyiruko rwacu narwo rukomeze rwige gukora, kuko gukora nibyo bya mbere. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Hanyuma nk'uko bari babivuze, simbisubiramo kuko byose arasa n'ubisohoje. Icyambere ni ugushigikirana, kuko udashigikiye mugenzi wawe avuze ko nta muntu wigize. Igikenewe ni ukugira ngo twese dufatikanye muri ubwo buryo kwamamaza ubutumwa, tunashigikirane muri ubwo buryo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubwo ngubwo kabisa mukomeze mushigikirane, kuko gushigikirana ni byiza. Ndagira ngo utange inama nk'umushumba wacu, ukomeze utange inama mu rubyiruko rwacu. Ubwo ngubwo watubwiye ko tugomba gukora, tugire n'inama z'ukuntu tugomba gukoramo. Urakoze cyane. Murakoze cyane. Icyambere no gusenga Imana. Yego. Kuko iyo uhagurukanye umuhamagaro, inkingi ya mbere ibasha kugushigikira mu muhamagaro no gusenga. Yego. Inkingi ya kabiri ni inama, no kumva inama. No kumva inama niyo nkingi ya kabiri izifasha umuntu. Kuko muri ibi bya YouTube channel ndabizi ko 80% bifitemo amakosa menshi, ni impamvu y'amasengesho make. Icya kabiri ni impamvu yo kutumva inama. Kuko igihe cyose YouTube channel yawe ishobora kuzaho ikiganiro kitari cyiza cyangwa se ikanyuraho ibintu bitari byiza, mukuri nta mugisha izabifite. Ariko mu buryo bwiza nagira ngo icyambere ni ukubanza ubwo Imana yakwemereye, nta gitekerezo coza Imana itagihanguye. Kugira ibi bintu byose bigaragara uko Imana yamaze kubyemeza, ikaganira n'umutima wawe, ikabihamanya nabyo, warangiza ukabishira muri pratique ukabikora. Iyo umaze kubikora rero biba bigusaba kubanza gufata umwanya wo gusengera umuhamagaro wawe, kuko ikintu cyose iyo utagisengeye kigira umusaruro muke. Icya kabiri, buriya ahantu hose hakomeye umuntu azagezwa n'abandi, ukaza wegera abandi wenda bafunguye YouTube channel mbere yawe, bakakugira inama y'uburyo ushobora kwitwararika, kuko hari ibintu dutekereza ko ari iby'ingenzi ushobora gushiraho bikaba ikibazo gishobora gukomanya imitima y'abantu, noneho ugasanga ubuze umusaruro, noneho ugatakaza n'agaciro kawe. Ariko nagira ngo mbagire inama mbagiriye ngiyi. Icyambere niko nari mbabwiye ngo no gusenga. Icya kabiri ni ukumva inama. Icya gatatu ni ukubikoresha neza, bikanyura mu muhamagaro wawe neza, mu muco mwiza, udafite ikintu gushobora guteza umugayo. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Atugira inama ni nziza ku rubyiruko, ku bantu bamaze gukura mwese kabisa, inama ziba zikenewe. Nagira ngo Family Edouard nawe agira inama urubyiruko rwacu, abari gufungura amacano, abafite indi mirimo bakora, nawe ukomeze ubagira inama. Murakoze cyane. Sawa, murakoze cyane. Hanyuma inama nagira ngo mpeze bagenzi banje bafungura YouTube channel. Kuri none dufungura YouTube channel ariko ifite ingaruka nyinshi, kuko umushumba avuye kubivuga. Hari ukuntu bari mu gukora ibintu ugasanga bakoze bidakwiriye, kandi siko kwamamaza ubutumwa, kuri hano gusebya. Rero nkagira ngo icyo twakora, icyambere no gushigikirana. Icya kabiri ni ukumenya igihe wafunguye YouTube channel ko ikintu wayifunguriye aricyo kizoza kihoraho kinyuraho, kitajanye n'ibintu byo. Hari ibintu bari mu gukora ugasanga ni kibya politiki, ariko sico kigenderewe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Ubwo ngubwo tugira inama urubyiruko, mwisange muri no nama, abantu bose bamaze gukura. Buriya inama ziba zikenewe. Tujya kugana ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo nkubaze mushumba, urareba ko tugira inama, ni nk'iki kintu wadutangariza twebwe dufite ama YouTube channel, ukomeza rero no kudufasha muri ubu buryo bwo kutugira inama. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Nagira ngo wenda ntibigoye kubivuga. Icyambere abantu bose bafite ama social media cyangwa se YouTube channel,
icya mbere ni urukundo, mugomba gukundana ubwanyu kuko iyo mukundanye biza bituma mushigikirana, kuko Bibiliya zivuga ngo urukundo ruzarubabarira byose. Ndabizi ko nta bakameramani batatu cyangwa bane cyangwa se umuntu aba afite amacano bashobora kuvuga ibintu bimwe, ariko menya ko mu kuvuga hari igihe umuntu ashobora gucikwa n'ijambo. Igihe umucose umuntu acitswe n'ijambo, ururimi ni ururimi, ariko ntutekereze ko wenda ashobora kuba yabitekereje kugira ngo abivuge cyangwa se yabigambiriye. Umuntu ashobora guteshuka akavuga ijambo ritari ryo, mu gihe yavuze ritari ryo, aho kugira ngo uzamuvuge hirya cyangwa se umufate umushire ku zindi mbuga, uzamugira inama, uzamuhamagara umubwire ati iki kintu wavuze nyamara sico, ariko utagiye kumushira ku mbuga nkoranyambaga, kuko mukuri bigaragaza ikinyabufura gike, ndetse bikaba n'imbogamizi ishobora gutuma mbese biteza n'akajagari mu bandi bose, kubera kuko imyitwarire iyo atari myiza iragawa, kandi ikintu kitari cyiza cyose kigomba kuba gifite umugayo. Kandi umwanditsi yaravuze ngo tukagira igisitaza dushira mu nzira y'umuntu wese. Rero kaba mbasaba icya mbere ni ugukundana, abafite amacano YouTube channel mwese abaziranye abaturanye mugashigikirana mugakundana kandi mugasabana, kuko mu gusabana hari ibyo umwazi ashobora kukugira inama uburyo yazamutse, kubera kuko mufitanye urukundo n'ubumwe yakubwira inama wabikora wagendera muri cyacerekezo nawe ukazamuka. Mu gihe cyose mudafitanye ubumwe, umuntu ashobora kuguhisha ibanga yanyuzemo kugira ngo agere ku musaruro cyangwa se akombeze impano ye, kubera kuko atakwiyumvamo cyangwa se kubera ko urukundo ari rukeye. Ariko ikintu kizabafasha ni ugukundana. Icya kabiri ni ugusabana. Icya gatatu ni ukwihanganirana, kuko mu ntegeke habe n'ibizo mukoresha ibi byose mukoresha n'ibidoha dukoresha bifite nyirabyo, kandi siko twese tubifite. Ariko iyo mushigikiranye utagifite uzugishaka kuwundi ukakibona, kuko mwuzuzanyije hari n'igihe nshobora gukora ikosa ngatakaza ijambo ritari ngombwa, wowe ukahutira kuza kukosora ariko utashize hariya hejuru kugira ngo use n'usebya cyangwa se uvuge ibitari ngombwa. Rero nkagira ngo mbabwirire ijambo cyane abantu bakiri bato, mukuri ijambo rya mbere, umuhungu wese umwana wese ukiri muto agomba kufita cyo yakora, kuko nta kindi kintu giteye agahinda n'umubabaro nk'umwana w'umuhungu utagira ifaranga mu ikofi. Kandi ifaranga ntabwo zizava hanze, zizava mu mutwe. Inzira zose ifaranga nigeze kugiye kimwe nje Bugande hano ku ishuri 2013 twagiraga umuheadmaster watwigishaga ngo ni Rubwama. Umunsi umwe aratubaza mu ishuri, aratubaza ngo ese ifaranga zibahe? Twese tuvuga muri Amerika, muri Canada, Australia n'ahandi bihugu nyine biteye imbere birimo ifaranga. Ese niko ndagira ngo noneho harangize aratubwira, twese turavuga, aratureka turavuga, turasoza. Tumare gusoza aratubwira ngo ifaranga nta hantu ziba. Aratubwira ngo muri ibi bihugu byose nugera muri Amerika uzahasanga ibimuga bene mbese abakene abatindinya kuja. Kandi muri Amerika siho tuvuga abifaranga. Aratubwira ati nubwo zihaba ariko nta mafaranga wasanga mu muhanda keretse ukayiba, kandi naho ingaruka yayo ni urupfu. Aratubwira ngo ibanga ry'ifaranga ryose riba mu mutwe. Nubona utabonye amafaranga mu mutwe wawe tugatekereze ko harandi uzakura amafaranga keretse uzayibe, kandi nuyiba bazagutwika mu muhanda. Hano Kampala barabatwise, nigeze kumubona jewe baramutwise hano, bamutwika tuhagaze. Ndavuga ngo ubu buzima umuntu agomba gukora kiriho. Niyo mpamvu nari mbabwiye ngo inama umuntu muto wese w'urubyiruko mutoya ugomba kuba ufite ico uhaye ukora. Ubundi kuba mu nzu mwaso mwa papa na mama udafite occupation kirazira. Jewe mu mahame yanje habe n'abana banje nzambabwira nkababwira ngo umwana udakora, Bibiliya zivuga ngo udakora ntakari. Ugomba gushaka ikintu kikugira bize, kuko iyo utagishatse hari ibindi bintu bizakukipa ubwenge bwawe ukabufana nabi kandi ubufite. Kuko Salomo yaranditse aravuga ngo ubwenge ni ingenzi mu bintu byose, kandi nubona ubuze ubwenge. Yeremiya yaravuze ngo babuze ubwenge, Imana ibwira ubwoko bwayo yaravuga ngo babuze ubwenge yarabataye. Umuntu wese udafite ubwenge nta mana yo gukunda, nta muntu wo gukunda. Umuntu azashaka umunyabwenge, hari umuntu wari wagenda ashaka igifu. Hoya umuntu ashaka umunyabwenge, kandi umunyabwenge ni uzi kujana akagukura akakugeza ku bandi banyabwenge. Rero nagira ngo mbagire inama ivuga ngo mwebwe mushigikirane kandi mugerageze kuzuzanya. Ikindi iyi YouTube channel ni nkateme, igira nkateme isije wafungu ya icatumye uyifungura. Kurikiza wa murongo, ureke kugitakaza, ntugice hirya ntugice hino, gikurikize, kuko abaza bose basanga cakindi bagahamanya na cakindi wababwiye. Ivyo bizagufasha kugira umurongo n'icerekezo n'abagushaka. Umurimbyi yaravuze ngo si wo gushaka yo gusanga.
azagusange kuri YouTube channel Edouard Family Edouard uko niko ibyo koko. wavuze aribyo bazasanga Yego. kandi uzaharanire gusa nabyo kuko ibyo wabwiye abantu bigomba kuba byo murakoze cyane murakoze cyane atugira inama kandi abafite ama YouTube channel mukundane ubwo ngubwo abafite indi mirimo yose mukora namwe mukomeze mukundane reka mpe Family Edouard nawe kabisa agira icyo atanga muri iki kiganiro murakoze cyane murakoze cyane umushumba wacu arakoze atubwiye ikintu gikomeye umushumba Matayo neza uvuga ngo ifaranga ni grand frère udafite ifaranga nkuko wavuze kuri kofi biragoye muri iki gihe wo kwiba ariko igikenewe ni ugushaka ico wiremera kugira ngo ukore kubu ntitwicaye kiturakora nagira ngo nsangize n'abandi batari gukora bagira ibyo bashaka bakore urubyiruko cyane bave mu muhanda mu tuntu n'utundi baze bakore kuko hari ibintu byinshi byo gukora kugira ngo wenda dusoze tuje gweza umuyobozi wacu cyangwa se umuhesha wacu w'amagambo tubashishikarije gukora kandi mukomeze mudukurikirane dusangira ibyiza bya buri munsi murakoze cyane murakoze cyane Family Edouard atugira inama nziza mukomeze mukore abari mu mihanda bari kugendera mu nzira zitari nziza nimuhaguruke mukore gukorana byiza kandi umuntu wakoze buriya aba yubashwe no mu bandi bantu urakoze cyane reka nkomeze kabisa impijambo Apostle Gikwerere Sira TV1 akomeze kabisa tuganirize kuko ngende kwishimira inama ari gukomeza kutugira ahubwo nimba ukongera ukaduheza izindi nama kuko turi kuzishimira cyane murakoze cyane murakoze cyane ndumva ubuzima busanzwe kubera hari ibyo umuntu akunda gukora kandi YouTube channel ndatekereza ko ubutumwa burahaca n'ibindi byinshi birahakorerwa byiza ariko cyane nkagira ngo nkomeze mbabwirire ijambo hano kuri YouTube channel hari icyo umuntu ashobora kubiba ukagisarura hakaba n'ibindi biba buriya mu murima tuzadutera imyaka myinshi ariko siko yose zisarurwa ntimurabibona aho bateye ntibimere ibindi cyangwa bikaba ibifuma n'ibindi bisa n'ibyo kuko imbuto zose ntizisarurwa hano kuri YouTube channel hasarurwa imbuto cyangwa se ibyo twabize byiza kuko itari cyiza cyose ntigisarurwa hanyuma nkagira ngo mbabwire abantu bakiri bato cyane nzambigarukaho icyo bikoze njewe nzambivugiraho kubera kwirinda agasuzuguro kuko umuntu ashobora kugusuzugura kubera ubukene nkagira ngo mbabwire mukuri kuriho uhereye uyu munsi duhaye tuvuga ibi turi kuri channel yitwa Family Edouard mukuri mugende mudutegurire ibintu bishobora kudufasha hari igihe umuntu yicara agategura amasomo adashobora kugira icyo amarira abandi hari igihe umuntu yicara agatanga ubutumwa budafite icyo bumariye abandi ubwo ngubwo ndampavu zabyo ariko fata umwanya uzoza ushira isomo rimwe ariko nanone bya bindi dukurikiranye kuri Family Edouard tuwakura amasomo ashobora kuzaba agasiga n'amateka kurwana nazo nizo umuhamagaro nibiguca intege nibisha intege biracariho byinshi bishobora kutubera imbogamizi ariko biradukwiriye guhagarara dushikamye mu muhamagaro wacu tutumva ndi majwi tutumva bacande ibi dushitege birashariho ntibihaye bishira none ariko kandi dufite imana n'umuhamagaro iyo duhaye tusha dufite icyerekezo murakoze cyane murakoze cyane tugana ku musozo w'iki kiganiro urumvise twaganiriye kandi atugira inama abantu bose bafite icyo bakora kabisa mukomeze mukore mushiremo intege abantu bafite ishari muzireke mu izina rya Yesu ubwo ngubwo kabisa mukomeze mukore gukora ni byiza yatubwiye ibyiza zo gukora ndashaka ko mbere ko dusoza kino kiganiro cyacu abantu badukurikiye baherereye hirya no hino ndashaka ko hari ikintu mwogira icyo mubatangariza kugira dusoze kino kiganiro murakoze Apostle murakoze cyane mu buryo bwiza nari mbabwiye ngo bwo gushigikira umuhamagaro cyambere no gukora comment like and share kandi tugakomeza tugashigikirana muri ubwo buryo kuko twari tubivuze intambara yose ibamo ni ishari iyo turetse ishari twese nta muntu utotera imbere iyo dufitanye umutima mwiza nico gituma Kayini hari yamwitangirira ibice 4:7 yagize ishari rya murumuna we kandi bavukana Abeli ishari ni mwene wabo n'uburozi ishari ni ribi tibyifuza ko umuntu yozamuka kandi ibyishimo byacu no kuzamurana kuko iyo wazamutse uzuzamura umwe azamanuka agafata undi ukuboko undi agafata undi ukuboko twese tugasingirizanya tukazamuka kuko ubwami bw'Imana ni ugufatikanya
ubwami bw'Imana no gufatikanya sino bubasha njenyine nawe ntiwabushobora, ariko iyo ukoze kimwe ndagakora ikindi murasingirizanya mugafatikanya kugira ngo mugere ku ntego. Murakoze cyane kandi mwese aho muri, ndabizi ko mukomeza gukurikirana umuryango Family Edouard, kandi ibyiza nta handi biri, ndabizi ko bazagenda badusangira byinshi. Murakoze cyane. Murakoze cyane, atugiriye inama, aradufashije mu buryo bwose bushoboka. Bantu bacu mwebwe bari kuzamuka, nimwegere bakuru banyu babagira inama. Inama ni nziza ziba zikenewe mu buzima. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, ndagira ngo Family Edouard agira icyo adutangariza. Tugana ku musozo, asezere n'abantu be bamukurikiye, agire n'icyo yababwira abamukurikiye baherereye hirya no hino. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Hanyuma twagira ngo tubashimire abasanzwe badukurikirana n'abakomeje kutugana muri ubwo buryo kuri Family Edouard. Turabashimiye cyane by'umwihariko, muzamukomeza musangize n'abandi. Hanyuma shimira abatumirwa bacu b'uyu munsi bemeye bakatwitaba. Imana ibahe umugisha. By'umwihariko njewe n'umushumba wanje unshumbye mu itorero. By'umwihariko kandi suburyajya ndamukunda njewe no kugira ngo ngera ahangaha nawe afitemo uruhare. Nkomeje kubashimira mwese. Nshimira bari kuri YouTube channel yiwe yitwa Apostle Gikwerere Sira TV1 n'Imbuto TV. Dukomeza muri ubwo buryo gukora share. Abari kuri Apostle baze kuri Family Edouard, abari kuri Family Edouard baje ku Mbuto TV. Muri ubwo buryo twese dukomeze n'Ingoma TV1. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tugana ku musozo w'ikiganiro, atubwiye uko tugomba kubigenza. Mukomeze kabisa mukande share, subscribe and comment. Mukomeze kabisa musharing ibyo bintu kuko birakenewe. Izi nama zirakenewe kuri buri muntu wese. Ubwo ngubwo tujya kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Apostle, gira icyo nawe usezera abantu bagukurikiye, abantu kabisa bakomeze badukorereho, kandi nimba uri buturirimbire, nimba uri budusengere, sinzi uburyo uri busezeremo abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Reka tubasezere muri iri jambo ritoya, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, kuko twabivuze 15:7, n'abasezeranira muri iri jambo rivuga ngo mwemerane mu muhamagaro. Umuntu wese yemere mugenzi we. Buriya nta muntu utagira icarusho bundi, kandi nta mukuru utagira mukuru we. Iyo twemeye kwemerana bidufasha gushigikira imihamagaro yacu twese, kuko iyo utemeye abandi uhorana intambara mu muhamagaro wawe. Rero bikagusaba ko wemera umucuranzi, umukameramani. Buriya Ingoma TV1 buriya hari abakubanjirije. Iyo bemeye ni byiza. Imbuto ni ibyo Family Edouard. Buriya twese nta muntu, niko narivuze ngo nta mukuru utagira mukuru we. Ijambo rya mbere twemerane, dushigikirane imihamagaro yacu. Icya kabiri dukundane. Icya gatatu turwanye ubukene. Kurwanya ubukene, kuko mu ntambara z'umwuka dufite abantu bagoye amatorero, bagoye isi, n'abantu badakora ariko bakeneye kurya, bakeneye kubaho neza, kandi nta yindi nzira yo kubaho neza ni ugukora. Rero niryo jambo nabasezeramo kugira ngo mugire ubumwe, ubufatanye, mushigikirane kandi munasenga Imana. Murakoze cyane kandi mwese turabakunda. Muzamukomeza mutaramane natwe, tuzagenda tuganira uko tubonye uburyo n'umwanya. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Twishimiye kuganira n'aba batumirwa bacu. Nizera yuko ibyiza ari ugukomeza kabisa tukagirana inama. Nishimira cyane pastor wacu watwitabye akatukomeza kutugira inama, kandi inama ni nziza zikenewe buri munsi ko bwije no ko bukeye. Kandi nishimiye cyane kuba watugira inama, atubwiye akantu tujya gusoreza ikiganiro cyacu. Nimukundane rubyiruko, nimukundane kuko ari mwebwe ejo hanyu hazaza. Ubwo ngubwo inama tugiriye muyikurikize. Gukundana ni byiza, gukundana murumva ingaruka yo gukundana murayizi mwese. Tugana ku musozo w'iki kiganiro cyacu, turabakunda cyane mwe mwadukurikiye kuva gitangira kugeza gisoje. Nishimira abantu bose badukurikiye bari bahereye hirya no hino. Kino kiganiro ntimukaza muzogitangire paka mu gisoze, kuko ni ciza, kirimo ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza kabisa mugomba kubushigikira.
murakoze cyane tugana ku musozi w'ikiganiro cyacu mukomeze mukandi subscribe share and comment kuri aya macano yose twababwiye tutibagiwe channel y'umukameramani wacu bayita Ingoma TV yazanye ibyiza cyane Ingoma TV 1 abantu bose kabisa mukomeze muyikandeho tutibagiwe YouTube channel yitwa Family Edward ariyo turi gukoreraho aka kanya tutibagiwe YouTube channel ya pastor wacu dukunda cyane Apostle Gikwerere Sira TV1 mukomeze muyishigikire gushigikirana ne byiza mutibagiwe na YouTube channel yanjye bayita Imbuto TV kabisa muyikomeze muyikandeho murakoze cyane ikiganiro cyacu nakagaruka ciao